ukumva ikiganza yihari kibazo se suko gusuhuza hasi ubundi ko wahindutse uzifasha ngo bayise ariko tukiraho kukomana semugani semuko bimeze bite habaye iki se kandi nuse ibintu wambaye ni ibiki ingofero nayo uzi ugiye kuryama sikizi ingofero ako nawe urashaka ingofero nibyo mu muracyumva izi ngizi kari z'abari mu gitanda twasohotse ahantu heza ukubise mazi nkango kwambara iyo gofero wajagaye ariko nta kibazo twicare buriya wasanga wabo nyine no mu cyaro nako twicare tuganire aho uri mu cyaro ukambara ibi bintu nuko rero nabibabwiraga ubona ko hano hantu ari sawa heza twawe mwebwe turuka kuna nabwira mu kanya zimfashe ahubwo se shiraho yabibonye ati hano hantu ari heza cyane pe sikuno yishimye wowe yishimye nanjye nishimye jewe noneho rero nakarusho noneho ngo tuzajya muri banki ahubwo se wowe we bite ese gutari kwisanga muri nanjye ubwo biri mu nzira ariko ubutaha nshuti yanjye ntugire ngo ni uko kwiha turagira ngo usirimuke ufashe hasi ubuturage harya ngo usengera oya tusaho aho nsengera ni ngombwa rahoya nibyo kutubwira kuvuga nibyo ku mazi mumbwira gusirimuka sinzi ukuntu hajemo gusenga ariko dushaka ko twaturi gukwinjira mu mibereho yawe ya buri munsi watubwira nta kibazo nose si turi inshuti zawe ndabyumva ariko nyine niyumvisha ukuntu twaba twaje ku mazi hakazamo gusenga uranyizera ndakwizera nyumva rero kano kanya nega amatwi gake ndagira ngo undi munsi tuzongera guhura tuzahure uhereye ku mutwe ibintu wabikuye by'ibigofero wabikuye uri mva sikeza reba ukuntu ufite agapo keza n'ukuntu uri mwiza ahubwo sinzi impamvu wowe wicuza ako se umereye ku mutwe nakuyemo usibye ingofero hari ikindi ahandi ho pe nta kibazo ni gute ahubwo ako nyine iki kibazo wari wabuze ikibundira wari wabuze ko twari twaguteguje ko mushiti wacu azagusohokana wari wabuze nta cyabuze kandi nuko nari nihugiyeho cyane nta kindi tuvuga ati amasaha aramfashe reka bigende nta yo disi reka turekere kumunyuza uzi ko yari agiye kurira umva ntabwo twakuzanye kugira ngo tukurire ahubwo nawe ugomba kujya muri couple yacu ugasa neza n'ubundi usa neza ariko iyo ngofero gusohokana ku mazi okay naribi gusa neza ndabyumva turetse gusa neza ndabyumva ahubwo ni gute umuntu yikora akumva ko akasa neza ni gute umuntu yikora akumva akasa neza wamubonye hindukira murebe ndamubona ariko mbwira mu magambo nyure mu magambo rero bikora ukumva ko usa neza kuri umukobwa usa neza icyambere ni ukoga ukambara neza umusatsi ukawukora ubwiza bw'umukobwa ni umusatsi ubusa icyo kigofero mama wazajya ajya guhinga yambaye ingofero nawe nitukubwira ngo tugiye kurya agasho ahantu ku mazi uzi wambaye ikigofero itandukaniro riri hehe ahubwo nizere ko nta shero ufite uvuga icyo mu bikoni mu rugo urasobanukiwe mu kwikoraho ibyo kora hano rero kora hano nicyo nashakaga kukubwira wawu si urebye nabwiraga birabaye rero tugere ku ntego yacu twaje hano ngo tuganire nyine nk'umugano twagera mu kuko natwe z'abasheri bacu subazi twagira ngo nawe uzakwereka isheri wawe muzanye hano hantu heza nyine umutungure bazi ngo abasore nibo badutungura ngo bakadukorera utuntu twiza nagira ngo nawe uzamukorera agashya umuzane hano ubundi uzatubwire sheri ndamufite kandi nanjye siko tudatembera ahubwo natwe buriya tuba dufite ahandi dutembera ahubwo mugira amatsiko yuko nanjye nzabereka uburyo tubikoramo ako nawe n'umwana mu birata reba twe twamweretse abasheri bacu ariko we yanze kumutwereka nase ubu tuzize ubwo ntabwo twizeye wowe utamuzi abandi narabereka ahubwo we muri iyi minsi usigaye urimo cyane ntabwo ukivugisha cyane ariko nyine abandi baramuzi hari naramuzi hari Jantine naramuzi ariko nawe nzamukwereka ntaribi nyine nanjye mvuga ndategereje uzapanga nyine ukongera ukamutumira akaza nawe akamubona icyaze ako mureke dushimire n'umuntu waduzanye ahantu yakoze
ukuntu ari heza hari amafu hitamo hameze hameze neza haratuje muri make. aka hantu ninde muntu wahageze bwa mbere ushobora ko hari uwahageze N'uwatuzanye. akabwira abandi akavuga ati muzaze erega ngewe kubera ko ngewe buri gihe mba numva nshaka kubakora utuntu twiza mbese tugahora twishimye ahubwo ikintu nashaka kugeraho cya mbere tukigezeho nagira ngo nawe twiyungeho none bibaye sawa yego wari inshuti yacu tugukunda ariko nyine urabizi bwa mbere twasohokeye hahandi ruguru wagiye witese igitambaro niyo mpamvu nabanje kukubaza ngo ese usengera uyu munsi ne wabidukoze nabwo uza wambaye ingofero ariko ikintu kinshimishije cya nyamukuru ni uko yemeye ko utari tugaruka tuzagaruka nawe hameze tuzagaruka dukeye dusa turi ku myambarire ijyanye umva nta mbogamizi zawe ahubwo rero high five icyo nicyo mba mbakushakiraho rero mukurura mwishimye nizere ko namwe mwishimye turishimye cyane by'ibitambaro mu mutwe rwose nawe oyi bibi aha ni iso uyu se muri kumwe ngo iki uyu ni sheri wanjye yitwa Ella. ibyo uri kuvuga ntabwo ndi kubisobanukirwa neza nsubiriramo ni igiki kitumvikana yitwa we ntabwo wemerewe kuvuga ni sheri ntabwo ari wowe nabajije ceceka aho ngaho numva utari kubyumva neza rero nkubwire mugenzi wanjye ahantu hari Ella yemerewe kuba ahari sinzi nimba ari ikindi kibazo ufite nka buri mpamvu nkuhamagara nkwandikira SMS ntunyitaba umuhamagara nkande wowe umuhamagara nkande icyo ndicyo ntabwo kikureba ahubwo se nimero yanjye wayikuye nimero yanjye wayikuye uranyirengagije se tuziranye he Imana yanjye uranyirengagije kira nanjye mbimenye ariko abantu nta n'isoni bagira guhamagara akakubura ubwo se nimero yanjye yayikuye mva muko wenda ufite amagambo menshi oya nta n'iby'amagambo twubahane ntabwo uzi aho twahuriye ntabwo uzi aho tumenyanira urumva ariko ubu ngubu turi kumwe uramaze turi kumwe ubu bambwiye amakuru nakugenze bunono wowe ibyo wikozaga byose nakubonaga kandi kagira inkuru usigaye se ukorera ikigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzacyaha ukorera ashaka ari mu ibaruraho byose wowe ubifata aho bukera uzi ko kugenda inyuma y'umuntu nabwo utamubwiye natari cyajyanwa n'amategeko icyo cyaho uzagenda urebe ariko munansobanurire gusa aka gakobwa ndaje ndagahagurukira munsobanurire ni ibiki wamugenze runono wamugenze bakubwiye amakuru hagati yawe nawe mupanga tugusobanurira nkande mupanga iki nkande we sheri ngusobanurira nkande wivunika ngo nde oya nsobanurire mwite sheri undeba hano ngo nde aka gakobwa niko wandutije ubahane njye nigeze nkwita akantu cyangwa we yagakwise iki gikobwa nicyo ndutisha we yigeze akwita wowe uri icyo iki imbere ku buryo wumva waba uretse icyo ndi cyose ntikikureba mukobwa gabanya Iki ku buryo amagambo urenze n'umunwa ariko ntabwo se ubundi kikureba kesi yawe reka manze nkubaze mbaze bwo koko n'uyu muntu yaba afite umutima ukunda si ubwo nkawe bahera he baguku ubwo umuntu akeneye umugore wo gushyira mu rugo bakabyarana abana bakubaka umuryango mbwira ndakuvugishije ukuri koko ubona izo karagita uzifite wakubaka cyangwa wasenya nyamukobwa wawe arazifite icyo ako gusa ubwo koko bava mu mugore nyabaki gusa abana twazabyara cyangwa se wazabyara wabaha aka gashinzi siko wandutisha rero aka ngaka icyo ukabonamo icyo ubona giciriritse kuri ubu icyo kirenze kuri ubu sheri urankunda kandi urananyubaha ndagukunda ariko nawe rwose ibintu usigaye unkorera niba unkunda oya niba unkunda banza usobanurire n'iki cyane ahubwo nanjye kamusaba akantu kamwe wamfasha tukigenda oya tugende menye mugenda muri muri iki iki cyane niba aragushe muri nubwo kuganira sheri nabikubwiye sheri ntabwo sheri muzi
uyu uramuzi kuko yaguhamagara sheri urankunda ibiki ndaje ndabaha mwebwe uko muri babiri mwembi cyane cyane wowe uko turi babiri ndaje ndabahagurukira udahagurukira twubahane uyu ni umushaka uzaba uramwitambitse oya nazi ntabwo muhorana ahatasi utaha ndabahagurukira mwebwe uko muri babiri cyane cyane akagashyana uri icyo unyitisha icyandi n'ikikureba urankunda shubanza usobanurire reka mubaze agusobanurira kandi umuntu usuzugura gutya akagera mu bantu ntabwo nagize ute umva nkubwire muko ntabwo ndi iwanyu nyoko nanga urankunda nta nubwo uzi ko mbayeho urankunda basarane nabo wamfasha tukagenda winjijisha abantu nambye wamfasha tukagenda Tesi, meze bite se? Tesi, meze bite se? Se byagenze gute? Ndaguhamagara ntabwo mfata. Uhaze se akabenzi kanye none utangiye kunyicaho? Yego koko narahindutse nk'uko bivuga. Ngiye wa kera uko nzi ntabwo ariko mesi narakijijwe. Noneho nari inyijijwe ariko noneho narakijijwe. Ngo warahindutse? Yego narahindutse. Nabonye kugendera muri zirangeso ntacyo bizangezaho. Nafashe umwanzuro wo kuba umukristo hano. Niko kuri kwanjye. Bivuze ngo ubu mwamagaye ngo dusohoke tujye kuryoshya ntabwo wabyemera. Reka ntabwo nabyemera. None se ubwira ni iki cyatumye uhinduka gutyo? Ukirengagiza twasohokanye amafaranga yose naguhaye n'ibindi byose ni ukubera Mbonye ko iriya nzira turi kugendamo ntacyo yatugezaho. Niyo mpamvu nafashe umwanzuro wo guhinduka. Ahubwo nawe ushatse wahinduka ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Niyo nama nakugira nk'inshuti yawe. Kuko niwongera guhinduka ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza. iyo umuntu yakire Yesu koko ibibazo birashira. Uzi ibibazo mfite no muri kampani baranyirukana vuba. Iyo wakire Yesu nk'umwami n'umukiza wawe ibibazo birashira. Yego ntabwo bita bihinduka kano kanya ariko birahinduka. Ahubwo nawe fata umwanzuro tuzasubira ubwo ngubwo nzaba numva. Ibyo koko ibyo uvuga nanjye numva ari byo pe numva byamfasha kuko amara twakoze ni menshi cyane ko nanjye nyine hano ho kuruhukira ndarushye pe mu byaha nta kintu naboneyemo sinzi niba bizakunda ubu ngubu nzaba nk'abandi se biragoye ese nkurikije ibibazo mfite hari nanjye wafata umurongo wawe wenda byangirira akamaro kuko kampani nahindutse byankoraho ibintu bimeze nabi ngomba guhinduka nanjye ngakurikira umurongo wawe ndumva nsinzwe pe Urakoze cyane ubwo wemeye gukurikira iyo nzira nanjye naba ndi umunyamahirwe kuko naba mbonye umunyago. Rero reka ngusezereho ariko nzakomeza ngusengere humure. Hari mama nayo ngiye gusura saba bye. Sabaye sheri ariko nsengere cyane kabisa nsengere cyane